Banyarwanda banyarwandakazi, noneho dore menya impamvu zihishe inyuma yo kugwa kw'amabere y'abagore n'abakobwa. Ni koko abantu bamaze igihe bambwira bati ese Eric Rwanda ni iki watubwira kuri bino bintu? Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa, ari impamvu uyu munsi nabazaniye byinshi bitera. Ese ni iki wakora kugira ngo wirinde, niba uri umukobwa niba uri umumama, kuba amabere yawe yagwa? Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko byabaye ikimenya bose hano mu Rwanda ndetse no hanze, ariko iyo bigeze mu Rwanda by'umwihariko biba impamvu nyamukuru ituma igitsina gore cyangwa abagore n'abakobwa bashyirwa mu majwi cyane ngo runaka amabere yaraguye, umwana w'umukobwa amabere yaguye ari matoya. Nyine ugasanga ni inkuru yabaye ikimenya bose mu bantu, cyane cyane hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ntabwo biterwa n'uko nk'uko abantu bakunda kubivuga ngo umugore ngo cyangwa umukobwa ngo iyo yonkeje nibwo amabere ye agwa. Ntabwo ari uko bigenda. Ni ukuvuga ngo uko amabere y'abagore n'abakobwa akenshi agaragaza impinduka nyinshi kimwe n'izindi ngingo zose z'umubiri, bitewe n'uko nayo ni urugingo rumwe mu ngingo ziba zigize umubiri w'umuntu, ari nayo mpamvu guhinduka cyangwa kuba amabere y'abagore n'abakobwa yagwa bishoboka cyane, ariko nanone bikagirwamo uruhare na nyir'ubwite. Niyo mpamvu rero mu minsi yashize nabonye abantu munyandikira muri comment mumbwira ngo ese koko impamvu ibitera yaba ari uko haba habayeho konsa cyangwa gukorakorwa cyane. Ntabwo ari uko bimeze. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi bishobora gutuma amabere y'abagore agwa cyangwa y'abakobwa agwa imburagihe. Mbere na mbere ushobora gusanga uko umuntu akura, uko umugore akura cyangwa umukobwa akura, we ubwe abantu bibwira ko amabere agomba kugwa kandi hoya. Dore rero se ni iki gituma amabere y'abagore n'abakobwa agwa? Ubundi ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyo umubiri urimo usaza imburagihe, uruhu rw'umugore cyangwa rw'umukobwa rugasaza imburagihe, bituma n'uruhu rw'amabere rusaza, bigatuma ya mabere agenda agwa imburagihe. Wakibaza se ibyo byaba biterwa? Ni ukuvuga ngo hari nk'urugero rutoya, uzarebe igitsina gore, umuntu unywa itabi ari umugore cyangwa umukobwa. Ni ukuvuga ngo uko unywa itabi cyane uri umugore cyangwa umukobwa, bituma za nikotine zigenda zikangiza uruhu, noneho uruhu rwawe rwamara kwangirika bigatuma ya mabere agenda agwa. Ariyo mpamvu abagore n'abakobwa kenshi banywa itabi bibagiraho ingaruka cyane. Nanone bishobora ntago buri gihe bizaterwa n'uko umugore yanyweye itabi. Bamwe bavuga ko ashobora no kugwa kubera kuyakorakora. Ni koko cyane cyane hano mu Rwanda byabaye, nabyita nk'inkuru yabaye kimomo, ko umukobwa ukorakorwa amabere agomba amabere guhita agwa. Ntabwo ari uko biba bimeze. Ese abagore bakurikiye ikiganiro, abakobwa bakurikiye kino kiganiro, ubu uri kwibaza uti ese nakora iki kugira ngo amabere yanjye agumye ahagaze, cyangwa nyarinde kugwa, ndinde uruhu rwanjye? Kuko iyo ya mitsi igize uruhu rw'amabere itangiye gucika intege, birumvikana ntabwo amabere yakomeza guhagarara, kandi ya mitsi yari yaporoteje iyafashe yatangiye gucika intege. Bivuga ngo ya mitsi yirekuye n'amabere agira ate, ahita agwa. Ni ukuvuga ngo rero menya byinshi byatuma wirinda cyangwa byagufasha kugira ngo amabere yawe akomeze kuba ahagaze. Mbibutsa yuko niba uri kureba kino kiganiro, kanda subscribe, ujye muri comment. Byaba byiza kino kiganiro ugihaye undi mukobwa cyangwa umumama mugenzi wawe, ababyeyi bafite abana b'abakobwa. Ni byiza ko kino kiganiro wakimusharinga cyangwa wagisharinga umumama mugenzi wawe, ukagisharinga umukobwa mugenzi wawe niba uri umukobwa, kugira ngo yumve se ni iki cyamufasha. None muri comment watwandikira ukatubwira Eric, ubutaha wazatubwira kuri iki n'iki. Hari byinshi cyane biba bihari mwibaza. Dore rero ese n'iki wakora kugira ngo amabere yawe akomeze kuba ahagaze? Nibyo, ku bantu
bamenye cyangwa basobanukiwe bakajijuka mbere, bamaze kumenya yuko siporo ari kimwe mu bintu bituma amabere y'abagore n'abakobwa akomeza guhagarara agashikama. Wakibaza se siporo zimaze iki? Ni ukuvuga ngo uko ukora siporo cyane bituma umubiri wawe ugumana ibiro nyirizina, kuko buriya gutakaza ibiro cyangwa kwiyongera kw'ibiro byawe mu buryo budasobanutse, uyu munsi ufite 70, ejo mfite 50, ibyo bintu bituma amabere yawe agwa byihuse cyane. Inama nziza rero cyangwa umuti wo hafi ukaba ari ugukora siporo, ugerageza gukora udusiporo kugira ngo ya mitsi izakomeze iri fiti, noneho na wa mubiri wawe ugumane ibiro biri balance bidahindagurika, bituma umubiri wawe ukomeza kumera neza. Kuvuga ngo abantu benshi hano mu Rwanda cyane cyane mu nce z'ibyaro bumva ko gukora siporo bigaragaza umurengwe, ariko ntabwo ari uko bimeze. Ufata iminota 30 cyane cyane nk'abamama n'abakobwa, ushobora gufata umugozi mu rugo ugasimbuka umugozi iminota 15 ukawugorora umubiri, indi minota 15 ikaba 30 ukaba ukoze siporo. Ibyo bikagufasha cyane cyane iyo uri gukora siporo ukoresha amaboko cyangwa igice cyo hejuru cyane, kugira ngo bifashe ya mitsi gukomera. Ikindi, mu gihe uri gukora izo siporo, ikindi kintu, ambara imyambaro igufashe cyane cyane ifasha amabere cyane, kugira ngo ya myambaro iyarinde kwizunguza cyane mu gihe uri gukora za siporo. Icyo kintu nugikurikiza ukaringaniza ibiro byawe neza, ugakora siporo, ukambara imyambaro ifata amabere, ibyo bintu bizatuma ya mabere yawe akomeza guhagarara neza nta kindi kibazo na kimwe agize. Ikindi, ngira ngo mukunda kumva cyane ngo kugwa kw'amabere biterwa n'uko abamama bonsa cyangwa ngo umukobwa yonsa. Ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabibasobanuriye mu ngingo zabanjije, ntabwo kugwa kw'amabere biterwa n'uko umumama yatwise cyangwa umukobwa yatwise yasamye, ntabwo biterwa n'uko yonkeje, ntabwo biterwa n'iyo mpamvu, kuko umumama wabyaye cyangwa watwise agakomeza gukora za siporo ziringaniye akoresha igice cyo hejuru, biramufasha cyane kugira ngo umubiri we ukomeze uri fiti, ya mitsi ikomeze ishikamye, noneho bya bindi abantu bibwira bikarangira. Ngira ngo niba mureba neza mubona ko abamama cyane cyane hano muri Kigali cyangwa mu yindi mijyi iri hano mu Rwanda, abamama niyo atwite cyangwa amajije kubyara arakomeza agakora siporo kugira ngo bimufashe iki? Bimufashe kugira ngo bya biro bye bireke kwiyongera, bireke no kugabanuka, akarya indyo yuzuye, ariko nanone agakomeza kujya yibuka kwambara imyambaro imufasha cyane ifashe igice cyo hejuru kiriho amabere, kugira ngo biyarinde kwizunguza cyane no kuyaca intege. Ngira ngo murabibona cyane muri Kigali, abakobwa, abamama, uwibarutse ntabwo ariko bose amabere agwa, uzasanga rwose amabere akomeza ahagaze. Ngira ngo umubiri n'abasitari hano mu Rwanda bagiye bibaruka, ngira ngo umuntu ko amabere yawe akomeza akaguma mu murongo wayo, aba ahagaze nta kibazo. Urumva ko nawe rero aho uri hirya no hino hano mu Rwanda, nawe ibintu wabikora. Inama wayigira umugore wawe, wayigira umukobwa wawe, niba uri umumama wayigira umukobwa wawe, niba uri umukobwa nawe wayigira ku giti cyawe cyangwa ukayigira umukobwa mugenzi wawe. Icyo nagusaba ni iki: ufite inshuti nyinshi, uri umumama ndabizi, ufite inshuti nyinshi, uri umukobwa ndabizi, uri umusore ufite bashiki bawe, nibyo, gerageza ubufasha buto wamuha, sharinga kino kiganiro, wandika muri comment uti iyi nama ni nziza, watubwira kuri ibi, ariko by'umwihariko kandi subscribe kugira ngo ujye ubona byinshi bigenda bica Hit Kigali nk'uko bisanzwe. Muri kumwe na Eric.